Dore ubwoko bw'abakobwa abasore bakunda cyane ndetse bakaba banatanga ibyo bafite byose kugira ngo babegukane, babe babasha no kubagumana. Niba uri umukobwa ibi bintu urabikeneye kuba wabimenya. Ikintu cya mbere ni ukuba umukobwa ari naturel. Muri rusange abasore bose cyangwa abagabo bose aho bava bakagera ntago biyumvamo cyangwa se ntibakunda umukobwa wahinduye ubwiza bwe karemano. Bivuze ngo kwitukuza, kwambara amabuno cyangwa se akaba yajya kwibagisha. Ibyo byose abagabo ntago babikunda ariko ntago babikubwira. Niyo mpamvu nanjye rero ndahangaha kugira ngo byose mbikubwire ubashe kuba wazabyitwararikamo. Icya kabiri ni umugore ubatega amatwi kandi akamenya igihe cyiza cyo gutanga amahoro, peace of mind. Buriya umugabo wese uremerewe n'ibibazo runaka yumva ashaka gutobora akavuga uko byagenda kose. Hari abantu batarenze batatu ahita atekereza kuba yabwira agahinda ke. Rero muri abo bantu batatu buriya umugabo yiyumva neza iyo ari gutura ibibazo bye umuntu akunda kandi yumva yizeye neza. Rero ugomba gukora uburyo bwose bushoboka we akumva ko uri umwizerwa kandi akwizeye, akaba yahitamo kukubwira imitwaro ye cyangwa se akaba yahitamo kukuruhukiraho kubera yuko abona yuko nawe uri mu bantu yizeye. Ibyo bijyana nuko nawe kandi uba ugerageza kumwumva kandi ukaba wanamukomeza mu bibazo yakubwiye. Wibuke ko buriya umugabo bimutwara imbaraga nyinshi cyane kugira ngo asubizemo umugabo mugenzi we imbaraga. Ariko buriya ikintu mutajya mumenya ni uko umudamu afite ubushobozi bwo kuba yamwongorera mu matwi akaba yamubwira ikintu kimwe gusa cyangwa se ijambo rimwe gusa, wenda akaba yamubwira ati urashoboye kandi ndakwizera. Kuva icyo gihe mu buryo mwembi mutazi amateka atangira kwikora ndetse agatangira gukora ibintu neza cyane uwo mugabo kubera yuko yashyizwemo imbaraga n'umugore we kandi uwo mugore by'umwihariko akaba amukunda. Mbere yuko tujya ku cya gatatu ndeka nizere yuko mwamaze gukora subscribe ndetse mwakanze na like. Ikintu cya gatatu rero ni iki ngiki: kuba uri umukobwa w'umukozi. Abasore n'abagabo benshi muri rusange bakunda umukobwa ugerageza kugira ngo adasabiriza. Uyu munsi wasabye amafaranga, ejo nuko, n'ejo bundi nuko. Ibyo bigatuma umusore yumva yuko ikibahuje ari amafaranga gusa. Ariko ubundi buriya aho gusaba umusore ibihumbi 200 bya buri kwezi byo gukoresha imisatsi n'inzara cyangwa se n'ibindi no kwambara, wamusaba miliyoni ugiye gushingwa business, ariko iyo business akaba ariyo uzajya ukuramo utwo tuntu twose ndetse we ukazajya umusaba wenda nk'inyunganizi ku ruhande, ariko nanone andi mafaranga yibanze utayamusaba. Ibyo ngibyo bituma utazongera kumusaba ayo mafaranga kandi y'utuntu duto duto, nawe bigatuma akwizereramo akabona yuko ushoboye ndetse n'amafaranga we yaba akorera akaba yakibwiriza kujya agusohokanamo cyangwa se akagukorera n'ibindi byiza waba ukeneye utanabimusabye. Aha rero ugomba kuba wakirinda kuba wamwaka amafaranga buri munsi ari ibintu bihora byisubiramo. Niyo wamwaka amafaranga menshi ariko ukayamwaka rimwe nk'uyu munsi ubundi ukazayamwaka hashize nk'indi minsi ifatika, kuba wamwaka amafaranga niyo yaba make buri munsi bigaragaza nk'aho ubayeho ari we ushingiyeho cyangwa se buri tuntu twose utekereje kuba watangamo amafaranga uhita umutekereza. Nawe rero ahita abona yuko udipendingira kuri we cyangwa se ku mafaranga ye kurusha uko mwaba mubanye neza ukaba wadipendingira ku kwifasha wowe ubwawe. Aha nk'urugero ushobora kuba wamwaka nk'amafaranga yo kuba wakoresha nk'imisatsi ariko inzara zo wazikoreshereje nta kibazo, biriya birungo musanzwe mwitera cyangwa se mwisiga wabyiguriye, ku buryo nawe abona yuko nubwo hari ibyo yagufashije ariko hari ibyo nawe ubwawe wagerageje kwifasha. Bityo rero ibyo ngibyo bimwubakamo imbaraga akavuga ati uyu nguyu niyo namujyana mu rugo rimwe na rimwe igihe byanshanze nawe ashobora kuba yandepana akanshakishiriza hirya no hino, tukaba twafatanya tugashakisha. Twihuse cyane kuri kane, hari umukobwa ukunda umuryango. Buriya umusore iyo wamukundiye umuryango uba wamaze kumuha indi mpamvu yo kukugumana cyangwa se kugukunda, cyane cyane iyo wamaze guhuza na mama we cyangwa se papa we, urumva ni umwe mu babyeyi be cyane cyane. Ariko nanone mu buryo nawe atazi, urukundo yari agufitiye ruhita rwikuba rukaba rwinshi cyane.
kubera ko buriya uba wamaze guhuza n'abantu bashobora kuba bamutegeka ubuzima bwabo bwose bakarinda bava ku isi bakimutegeka, kubera yuko buriya uko wakura kose ntago wakura ngo urenge itegeko ry'umubyeyi wawe. Rero iyo wamaze gukunda abo bantu kandi ari bo bantu ba mbere yubaha, urumva nawe ahita agukundira icyo. Iyo rwose nayo iri mu mpamvu zikomeye uba umuhaye ituma agomba kugukunda cyane. 5, hari umukobwa witonda utari inkundarubyino. By'umwihariko umukobwa ukunda kuba yayagaye anywa amayoga se cyangwa se akunda ibirori cyane nko kujya mu tubari, mu tubyiniro n'ahandi. Tayari aho ngaho abagabo bagufata nk'aho utari seriye, kandi mbibutse kano kantu, buriya ikintu kimwe mutazi kandi mutitaho cyane nk'abakobwa, nta gitsina gore kiba useless ku mugabo. Nta gitsina gore kibura umumaro ku mugabo uko byagenda kose. Kabone nubwo umugabo yaba yamaze kubona ko utari umugore w'inzozi ze, ntago yaguta, reka ahubwo agushyira mu cyo twita sexy category. Aho ni mu rwego rwabo kuryamana nabo gusa. Kandi ikindi ugomba kumenya nuko usibye musaza wawe, usibye so, ubwo ni papa wawe wakubyaye cyangwa se abo mu muryango wawe wa hafi, naho abandi bagabo cyangwa abasore wita inshuti zawe, cyane cyane abasore uramutse ucunze nabi ho gato bakurya ntago baguhusha, kubera yuko buri wese aba yumva yatestinga ku cyanga cyawe. Iyo niyo kamere rusange y'igitsina gabo, ikaba kamere ishingiye ku irari gusa. Ndagushimiye wowe wari unteze amatwi, nizere yuko ibi bintu nguhaye bikugiriye akamaro cyangwa se hari amasomo ubikuyemo. Naho ubutaha mu kindi kiganiro. Ciao ciao.